Nitwa Uwamariya Lucy, ndi umuyobozi wa Groupe Scolaire Saint Michel Mubuga iherereye mu karere ka Karongi, murenge wa Mubuga, kagari ka Ruhanga. Ubugenzuzi twakorewe bwaradufashije cyane kuko batweretse aho tugomba kongera imbaraga kugira ngo twongere ireme ry'uburezi, ndetse banadushimira ku byo twagezeho byiza, nabyo byaradufashije kuko tugiye kurushaho kubikora neza kurushaho. Banatwereka amadokima tugomba kuba twujuje kugira ngo ubuzima bw'ikigo bukurusheho kugenda neza. Muri make iriya inspection yatugiriye akamaro hano ku kigo cyacu, kandi ndakeka ko nanizera ko bizakomeza kudufasha no mu buzima busanzwe kugira ngo uburere bwiza tugomba gutanga burusheho kugenda neza, kandi n'abana babeho bishimye kandi bahabwa ibyo bagomba guhabwa. Abarimu nabo mu gutegura CPD nabyo basanze bagerageza babikora neza, ariko badusaba ko twarushaho kubinoza kugira ngo dufashe n'abarimu bacu ku bijyanye no kwigisha no gutanga uburere bwiza kandi bushimishije ku kigero cyiza. Ku bijyanye n'imitsindire naho basanze tugerageza ko abana hafi ya bose twaratsindishije ku kigero cya 96 muri rusange ku ijana. Uko biri kose baradushimiye ko twagerageje, ariko banadusaba ko twarushaho nibura tukagera 100%, kandi natwe turabyifuza. Icyo nakwifuza, dufite inyubako zishaje dukeneye ko badufasha kubaka bibaye byiza, badufasha ku bijyanye n'inyubako. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Niyomugabo Dominique, ndi umuyobozi wa TTC Rubengera. TTC Rubengera ni ishuri riherereye mu karere ka Karongi, mu murenge wa Rubengera, mu ntara y'Iburengerazuba. Rikaba ari ishuri rimwe mu TTC 16 yigisha uburezi. Twakiriye neza rero inspection twakorewe uyu munsi, kuko yadufashije, yatwunguye inama zitandukanye mu buryo bwo kugira ngo ireme ry'uburezi tugomba guharanira twese nk'abarezi ribashe kuba improved, kandi turera abana bazagira icyo bimarira ndetse bakagira n'icyo bamarira igihugu cyacu muri rusange. Recommendation natanga rero ni uko inspection nk'uko iba yapanzwe yajya ikorwa, kandi igakorwa mu buryo buri regular, cyane cyane ko buriya umumaro wa inspection ni uko utuma nibura abantu bahora bihugura, kandi ibyo batabasha kugeraho neza irafasha kugira ngo tubashe kubigeraho kandi ku kigero gishimishije, cyane cyane ko mu birebana n'imyigire n'imyigishirize ibintu bihora bihinduka. Niyo mpamvu rero iyo inspection yabayeho abantu bagira ibintu updatinga kandi bikagendana n'igihe. Muri make rero ndagira ngo mbashimire kuri inspection mwadukoreye, kandi rwose inama mwatugiriye twiteguye kuzishyira mu bikorwa. Murakoze. Murakoze. Nitwa Leta Abayizera, ndi umuyobozi ushinzwe ishami ry'uburezi mu karere ka Rutsiro. Turi mu gikorwa cya inspection hano mu karere ka Karongi, aho turi kureba how CPD is implemented in different schools, uburyo continuous professional development ishyirwa mu bikorwa mu mashuri mu karere ka Karongi. Tukareba kandi uburyo abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye senior 1 and senior 4 no mu wa 4 uburyo babaye placed na NESA, uburyo bageze mu bigo. Tukareba n'abataraje n'impamvu wenda zabo zitandukanye zishobora gutuma bataza. Ikindi turi kureba imyigire n'imyigishirize bigendeye ku nama ziba zaratanzwe mu bugenzuzi butandukanye buba bwarakozwe. Tukareba aho bigeze bishyirwa mu bikorwa. Igikorwa rero kiri kugenda neza, turi kugera ku musozo wacyo, aho tumaze gusura ibigo byinshi bitandukanye. Igikorwa rero cyagenze neza niko twavuga, ariko nanone twagiye tunareba
uburyo abarimu bategura amasomo yabo nk'aho hagaragaraga hari aho twasangaga batateguye, tukababwira ko bagomba kujya bigisha bateguye nk'uko n'ubundi bisabwa. Hari aho twageraga tugasanga wenda hari ibitanoze nko kuba ishuri wenda ryaba ritafite isuku ihagije, tukaba tubona rero izi inspection zizatanga umusaruro kuko twanahavaga rimwe na rimwe tukoze commitment. Murakoze, nitwa Murenzi Peter, nkaba ndi umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo kuri kino kigo cya Groupe Scolaire Buhimba, kikaba giherereye mu murenge wa Rusatira mu karere ka Huye. Mu by'ukuri ubugenzuzi bwateguwe na NESA ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bayo bwatugezeho kandi twarabwishimiye, aho bwaje bureba mu by'ukuri mu bijyanye n'imyigire. Bwarebaga ku ngingo enye arizo ishyirwa mu bikorwa ishyirwa mu myanya y'abana bo mu wa mbere no mu wa kane, remedio, CPD n'abasibiri. Mu by'ukuri mu bijyanye n'imyigire n'imyigishirize basanze duhagaze neza, aho ku rwego rwa CPD tuyikora buri wa gatatu, abarimu tukaba turi ahantu hamwe mu gihe abandi bana bo bari mu itorero. Hanyuma tukaba twateguye ingingo runaka turi buze kuganiraho, umwarimu umwe cyangwa babiri bakayituganirizaho, umwe afata attendance undi afata report, hanyuma tukaza gukora report turangije. Tuyikora neza, barabishimye. Gusa hari indi version ya CPD batubwiye ko aba SCI bahuguwemo, twebwe tutarayihugurwa, ariko ni vuba ko natwe tuyihugurwa. Ariko kuyisanzwe basanze tuyikora neza kuko twaberetse report zose, badushimira ko tuyikora neza. Ku bijyanye na remedio nayo tuyikora neza. Samedi irakorwa guhera saa 2 kugera saa 8, aho basanze attendance zikorwa neza n'abana, ndetse bajya no mu bindi bibafasha nk'ibyo kurya, basanga byose birakorwa neza. Twizera ko bizatanga umusaruro, aha abana bafite intege nkeya bongera bagashyirwamo imbaraga, bakigishwa cyane cyane kuko bari bakeya. Kubitaho rero nk'umwarimu bikamworohera. Twizera ko hari aho bizabavana bikagera aho bibageza. Ku bijyanye no gushyira abana mu myanya, twababwiye ko dufite ka challenge k'ibyumba bikeya, ariko si kimwe na mbere. Hari aho biri kuva, hari n'aho biri kujya. Twizera yuko mu minsi iri imbere wenda tuzubakirwa ibyumba, ubucucike kugabanuka, hanyuma umwarimu akabasha kwita ku bana mu buryo bwiza. Ariko mu bindi indi myigire isanzwe yo turiga neza, abarimu barahari, teste zirakorwa, turi ku murongo mwiza. Twizeye ko umwaka utaha tuzarushaho gutsinda neza. Ku bijyanye n'imitsindire y'ibizamini bya leta nabyo n'abasibire, abasibire twarabazanye, kereka mu wa gatatu no mu wa gatandatu havuyemo abana batatu bajya mu mashuri y'imyuga, ariko nabo bari mu ishuri, abandi bo bari kwiga neza, kandi twizera ko bazatsinda umwaka utaha. Ndumva rero nashimira NESA ku bw'ubugenzuzi igenda ikora. Biratwubaka, amakosa ashobora kubamo, ariko iyo baje bagasanga hari uburyo bwo kuyakosora batugira inama, kandi natwe tukazakira neza. Nitwa Niyonshuti Jean Baptiste, ndi umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Groupe Scolaire Buhimba mu karere ka Huye mu murenge wa Rusatira. Mu by'ukuri ubu bugenzuzi twabwakiriye neza. Icyo twakwifuza ni uko iyo remedio nayo yatangira vuba kugira ngo dufashe bariya abana bakiri batoya. Mu by'ukuri muri rusange ubu bugenzuzi twarabwishimiye ko dufite icyo twungukiye ku bagenzuzi baje batugana. Twumva yuko bizadufasha kunoza umurimo wacu neza. Murakoze.